Yesu nashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Amazina ni Pastor Alexis Nezerewe Kristo, umuhaye umwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Umwami Imana ahabwa icyubahiro. Ntacyo twabasha gukora tutabanje kwiragiza Imana ndetse no gusenga. Reka dusenge Imana hanyuma twakira ijambo ry'Imana. Umwami Yesu Kristo nyir'ubushobozi, duha umugisha ukomeye kuboneka imbere ya bene data n'abashiki bacu. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bahabwe umugisha mu ijambo ryawe. Buri muntu wese nasigare uko yarari, ahubwo habeho impinduka nziza kuko ijambo ryawe. Urakoze mucunguzi wacu, ngaho ineza yawe nibe hamwe natwe. Umwuka yarakora imirimo n'ibitangaza, akorane natwe iby'ubutwari nk'uko wabigambiriye kera, mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 27. Turasoma n'umurongo waho wa 40, hanyuma twumve icyo umwami Imana avugana natwe. Haravuga ngo inkota yawe niyo izakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Umwami Imana atugirire neza cyane. Dusomye amagambo y'Imana dusanze hano mu Itangiriro, ibice byaho 27 umurongo wa 40. Havuga ngo uzakorera murumuna wawe, kandi uzaba umugaragu we, ariko niwigomeka ukikomeka nibwo uzikuraho uburetwa. Umwami Imana atugirire neza cyane. Niki nshaka kukubwira uyu munsi? Ndashaka kukubwira ngo muri wowe harimo ubushobozi bwo kwikuramo uburetwa Satani yagushyizemo. Ndasubiramo, nzanye ijambo ryiza rikubwira ngo muri wowe harimo imbaraga zo kwikura mu buretwa Satani yagushyizemo. Iki ni igitabo cy'Itangiriro cyanditswe n'umugabo witwa Mose acyandikira Midiyani, aho abahanga bavuga ko araragiye inama za Yetiro sebukwe, ubwo yari yarahunze ava muri Egiputa, ubwo yari yarishe wa Munyegiputa. Aza aho ngaho niho yabonaniye n'Imana, arahumekerwa, yandika iki gitabo cy'Itangiriro. Abahanga bagaragaza yuko cyanditswe hagati y'1500 n'1400, ubwo ni imbere ya Yesu. Umwami Imana tugirire neza cyane. Ibyo ntabwo tubitindaho, turavuga cyane kuri iri jambo rivuga ngo muri wowe harimo imbaraga, wikureho uburetwa umwanzi Satani yagushyizemo. Ninde? Bibiliya itugaragariza uyu mubyeyi wabyaye abana babiri, umwe yitwa Yakobo, undi yitwa Esawu. Kera muri icyo gihe umugisha wabonaga umwana mukuru w'imfura, ariko uyu Esawu mukuru wa Yakobo aza kugurisha umugisha we, asuzugura ubutware yahawe yari afite, arabutakaza, abugurisha ibishyimbo. Kuko Bibiliya igaragaza yuko uyu Esawu yari umuhigi, hanyuma Yakobo akaba yarabanaga na nyina cyane, akora imirimo yo mu rugo. Hanyuma uyu musaza aza kubwira umuhungu we mukuru ngo yarashaje, aramubwira ngo genda uhiga umuhigo, unekere inyama ziryoshye, hanyuma uze ngo usabire umugisha. Niko nyina, ntabwo nshaka kutinda mu mateka cyane kubw'igihe, ariko nyina abwira uyu mwana, ubwo Esawu yari amaze kugenda, aragenda baga umwana w'intama w'ihene, awuzanira se yambaye uruhu, kugira ngo se amuhe umugisha, ariko yishushanyije na Esawu.
ntabwo nshaka kubitindamo. Hari ibimenyetso byarangaga Esawu nubwo uyu musaza yari amaze gusaza. Esawu Bibiliya ngo yari yaravukanye icyoya ku mubiri wiwe, yari afite icyoya uyu Yakobo atari afite. Ngo mu gihe yavuganaga na se aramubwira ngo data byukurye umumugisha, ise aramubwira ngo ni iki kiguhesheje umuhigo vuba? Aramubwira ngo Imana yabanye nanjye. Aramubwira ati gira hino numve. Ngarangije aramukorakora. Ngo nyina ibi bintu yari abizi yuko se abimuziho, ngamwambika uruhu rwa ya nama yabaze ngo kugira ngo yumve byabyoya. Ngo se yumva ari byo. Aramubaza ati mwana wanjye ko numva, icyo nacyo ni ikindi cyigisho tuzagarukaho ubutaha. Aramubwira ngo ko numva ijwi ari irya Yakobo ariko umubiri akaba ari uwa Esawu. Muri iyi minsi abantu amajwi ni ba Yakobo ariko inyuma ni ba Esawu. Hari ukwishushanya gukomeye kw'abantu, hari uburyo abantu bari kugenda bahinduka bishushanya, kandi ibyo bakabikora mu nzu y'Imana. Ntabwo ari byo dutindaho. Ijambo dutindaho nirivuga ngo niwigomeka ukukuraho uburetwa, aho ngaho niho uzakira. Muri wowe harimo ububasha, muri wowe harimo ubushobozi bwo kwikuraho uburetwa bwose washyizwemo n'umwanzi Satani. Vumbura ubushobozi bukurimo kugira ngo iminsi Imana yagoye kubaho uzayibeho neza. Nuko ngo se arundumurira uyu Yakobo umugisha murumuna wa Esawu. Ngo hashizeho iminsi, hashizeho amasaha, ntabwo rivuga amasaha, ngo hanyuma ngo na Esawu araza ngarateka azanyama vuba. Aramubwira ngo papa byuka ume umugisha. Aramubwira ngo urinde mwana wanjye. Aramubwira ngo ndi Esawu umwana wawe. Aramubwira ngo Yakobo ni Yakobo koko, umugisha wawe nawutanze. Aramubwira ngo none se na gato kasigaye ushobora kumukumbira? Saramubwira ngo nawe. Iyo usomye uhereye haruguru aramubwira ngo namuhaye umugisha w'umwero wo ku butaka, namuhaye wo mu matungo, namuhaye umugisha wo mu buryo bwose. Aramubwira ngo umugisha nawe utanze habe na gato gasigaye. Amubwira ijambo rikomeye ribi. Aramubwira ngo uzaba umuretwa, umugaragu wa murumuna wawe. Aramubwira ngo azagukoresha uri umugaragu. Ariko uyu ubwirwa yuko azaba umugaragu, nakwibutsaga yuko uyu mugisha wari uwe ariko arawunyagwa. Umva mubwire, nawe uri umunyamugisha, nawe wavukanye umugisha, nawe wari ufite impano nziza, nawe wari ufite imbuto nziza, ariko umwanzi akunyaga umugisha wawe, akunyaga icyo wagombaga kuba cyo. Ariko mva nkubwire, muri wowe harimo ububasha, muri wowe harimo ubushobozi, muri wowe harimo imbaraga, harimo guhishurirwa. Haguruka wikureho uburetwa washyizweho n'umwanzi. Niki Bibiliya ivuga? Bibiliya iratubwira ngo aramubwira papa mubyeyi nagaca, aramubwira ngo nawe umaze nta mugisha ufite. Aramubwira ngo none nakora iki ko umugisha wawe umaze? None nzabaho nte? Aramubwira ngo uzaba umugaragu wa murumuna wawe. Hari ubugaragu umazemo iminsi, hari ubuganzwa umazemo iminsi. Ubuzima bwawe n'ubw'ubugaragu, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ariko ndatangaza ngo muri wowe harimo imbaraga. Nuhaguruka ukamenya ukisobanukirwa, ukavumbura imbaraga zikurimo, ugakoresha imbaraga zikurimo, uzikuraho uburetwa Satani yagushizeho. Iki ni igihe cyo guhaguruka. Hasigaye amezi 2 kugira ngo umwaka urangire. Haguruka wingire mu mwaka musha waramaze kwikuraho uburetwa. Haguruka wingire mu mwaka mushasha utakiri umugaragu w'abandi. Imana itugire neza cyane. Bibiliya irambwira ngo uyu Esawu arababara cyane. Ariko se nibwo amubwaye amagambo, aramubwira ngo niwigomeka uzikuraho uburetwa bwa murumuna wawe yagushizeho. Imana itugirire neza cyane. Niwigomeka, abahanga baravuga ngo aramubwiye ngo niwica murumuna wawe nibwo uzikuraho uburetwa. Aho niho mama we yamubwiye ati umukuru wawe arakwica. Arahaguruka arahunga, ahungira kwa
kwa nyirarume kwa Labani, aragenda abayo kugira ngo mukuru we atamwica, koko yari yarumvishe iryo jambo. Ndacakubwira ngo muri wowe harimo imbaraga. Hari uburetwa washyizwemo n'ibihe, hari uburetwa washyizwemo n'iminsi, hari uburetwa washyizwemo n'abarozi, ariko iki ni igihe cyo kuvumbura ubushobozi bukurimo, ukikuramo uburetwa bwose Satani yagushizemo. Imana itugire neza. Umva mubwire rero, hari mu buryo bw'umwuka kandi hari no mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umwuka nawe birashoboka yuko wakijijwe ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko uyu munsi ukaburimbaho ikintu runaka. Ndagira ngo mubwire ngo haguruka usenge, wature, ushake Imana. Icyo cyakunaniye wegera abakozi b'Imana, umukozi w'Imana umushumba ugushumbye, umwaturire agusengere, ubashe gucagagura iyo minyururu, wikureho uburetwa bw'ubusambanyi, ikureho uburetwa bw'ubusambanyi, ikureho uburetwa bw'amoko, ikureho uburetwa bw'amagambo, ikureho uburetwa bw'ibyo bintu bikuzingitira n'ubw'amagambo n'ishyari n'inzangano. Muri wowe harimo ubushobozi bwo kwikuraho ibyo bintu umwanzi yagushizemo by'uburetwa bwa Satani agutwara ukabyumva. Hari n'ubundi buretwa bwo mu buryo bw'umubiri. Birashoboka yuko nabo bavutse neza uri umunyamugisha, nawe birashoboka ko wavutse neza. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, aho abarozi bagusibiye bakakunyaga umugisha wawe, bakagutwara umugisha wawe, haguruka. Muri wowe harimo imbaraga zo kwibohora no kwikuraho ubwo buretwa washyizweho n'abarozi, ubwo bucakara wirirwa mukorera abandi, wowe wakwikorera bikwanga. Enough is enough. Haguruka ubwire Imana ngo Mana ndabirambiwe, nje kwikuraho uburetwa nashyizweho n'umwana. Wegera Imana usenge, wegera abakozi b'Imana bafite imbaraga, musenga n'Imana mu izina rya Yesu, uzikuraho uburetwa washyizweho n'umwanzi. Nari mfite ijambo rivuga ngo muri wowe harimo imbaraga zo kwikuramo uburetwa washyizweho n'umwanzi. Reka dusenga Imana. Imana igushoboze, Imana ikwambika imbaraga, Imana ibane nawe. Data, mu izina rya Yesu wanesheje, ndasengera bene data bashiki bacu bari mu buretwa bw'uburyo butandukanye. Hari uburetwa bw'ibyaha, hari uburetwa bw'ubukene, hari uburetwa butandukanye. Nyemerera imigozi yose yari iboshe bene data icagagurike mu mbaraga za Yesu, kugira ngo uburetwa bwose bashyizweho n'umwanzi babukurwemo, babuhoke. Uburetwa bw'indwara, uburetwa bw'ubukene, uburetwa bwose bukurwa mu buzima bwabo, ahubwo bambara imbaraga zivuye i Siyoni. Urakoze kumva gusenga, ubuntu bwe nibusabwe mu izina rya Yesu, amen. Mwene data mushiki wanjye, nende kuvuga ngo muri wowe harimo imbaraga. Ikureho uburetwa bwose washyizwemo na Satani. Uri umwana w'Imana, uri umunyembaraga, uri umutware, urashoboye. Muri wowe